Byashoboka ko buri gihe wisanga uri maso mu masaha ya saa 9 na saa 11. Niba saa 9 z'ijoro zigera ugahita wicura kandi nyuma yaho ntihongere kubona ibitotsi, ibi bikaba bikubaho kenshi gashoboka, wikeka ko urwaye cyangwa se wenda ukaba ufite ibindi bibazo byo mu mubiri. Ahubwo icyo ugomba kumenya ni uko uri umuntu udasanzwe watoranijwe n'Imana kuzakora imirimo ikomeye hano ku isi, kuko ibi ntabwo biba ku bantu bose. Mu buryo bw'umwuka, aya masaha yo kuva saa 9 kugera saa 11 niyo masaha Imana isuriramo abantu ibinyujije mu nzozi, yerekwa ndetse n'ubundi buryo butandukanye Imana yigaragarizamo abantu. Bibiliya twereka ko aya masaha ari Imana yasuriyemo Yakobo bakarara bakirana ijoro ryose, maze yajya kugenda ikamusigira umugisha ndetse igahindura n'izina rye akitwa Isirayeli. Ibi tubisanga mu gitabo cy'Itangira ibice 32 umurongo wa 25 ndetse n'uwa 27. Haranditswe ngo Yakobo asigara wenyine, haza umugabo aramukiranya bageze mu museke. 27. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkurekura utampaye umugisha. Uyu mugabo uvugwa aha yari Imana. Ijambo ry'Imana ritugaragariza ko Imana yasuye Yakobo mu ijoro ikagenda umuseke utambitse. Hari muri aya masaha ya saa 11. Nanone kandi Bibiliya itugaragariza ko ubwo Yesu yagendeshaga amaguru hejuru y'amazi hari muri aya masaha. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ibice 12 umurongo wa 25, nuko mu nkoko aza aho bari, agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Mu nkoko ni cya inkoko zitangira kubika. Birumvikana ko hari hagati ya saa 11 ndetse na saa 9. Ese byaba bikubaho ukisanga buri gihe uri maso hagati y'amasaha ya saa 9 na saa 11? Ese iyo wiciye muri ayo masaha ukora iki? Nk'ibisanzwe iyi ni Hope Restoration tubahaye ikaze, aho tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu wakora niba buri gihe wisanga uri maso hagati y'amasaha ya saa 9 na saa 11. Tubahaye ikaze nanone, ariko tunabibutsa gukora subscribe ndetse no gukanda kuri like kugira ngo ubu butumwa bubashe kugera ku bandi bantu benshi batandukanye. Ikintu cya mbere ugomba gukora ukicura hagati y'amasaha ya saa 9 na saa 11 no gusenga. Satani azi neza ko aya masaha ari Imana isuriramo abantu bayo yatoranije, ikaganira nabo ndetse ikanabahishurira byinshi ku bijyanye n'urugendo rw'umuhamagaro wabo hano ku isi. Kubw'iyo mpamvu rero nawe aya masaha niyo yifashisha akagaba ibitero ku bantu abinyujije mu bambari be aribo badayimoni. Niyo mpamvu uzasanga akenshi na kenshi aya masaha yo kuva saa 9 kugera saa 11 ariho abapfumu n'abarozi bakora, ndetse ni naho abadayimoni bakunda gutera abantu mu nzozi. Kubw'ibyo rero igihe wisanze maso muri aya masaha uba ugomba gusenga, kuko Imana iba yakwicuje kugira ngo utagabwaho ibitero na Satani igihe ugisinziriye. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ibice 13 umurongo wa 25 haranditswe ngo, nuko abantu basinziriye umwanzi araza biba urukungu mu masaka aragenda. Uyu mwanzi uvugwa ahangaha ni Satani wubira abantu basinziriye, akabagabaho ibitero bigamije kwica umugambi Imana bafiteho wo kuzakora icyo Imana yabahamagariye gukora hano ku isi. Ikintu cya kabiri ugomba gukora nanone ugikanguka ni ukwiyibutsa inzozi warose mu masaha yabanjije saa 9. Ni kuvuga ngo mbere yuko wicura. Izi nzozi ziba zirimo message y'Imana ijyanye n'urugendo rw'ubuzima bwawe hano ku isi. Akenshi na kenshi inzozi twarose ntitujye dufata umwanya wo kuzitekerezaho, ndetse ngo dusabe n'Imana iduha ubwenge bwo kuzisobanura, kandi nyamara mu by'ukuri ziba zirimo ubutumwa buremereye Imana ibishaka kutugezaho. Ibi birashimangirwa n'amagambo dusanga muri Yobu ibice 33 umurongo wa 14 kugera kwa 16 haranditswe ngo, Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi mu iyerekwa rya nijoro igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku by'ibigisha. Aya ni amagambo y'Imana. Aya magambo aratugaragariza ko Imana itugezaho ubutumwa butandukanye ibinyujije mu nzozi. Bityo rero igihe wicuye muri aya masaha yo hagati ya saa 9 na saa 11,
uba ugomba gutekereza ku nzozi warose ndetse ugasenga usaba Imana ko yagufasha gusobanura izo nzozi kugira ngo umenye neza ndetse unasobanukirwe icyo ashaka kukubwira. Ikintu cya gatatu ugomba gukora igihe wicuye hagati ya saa 9 na saa 11 ni ugusoma ijambo ry'Imana ndetse ukanaritekerezaho utuje kugira ngo wumve icyo Imana ikubwira. Ubusanzwe muri aya masaha ikirere kiba gituje, nta rusaku ndetse nta n'ibindi bintu bihari bishobora kukurangaza nk'amatelefone n'ibindi. Kubw'ibyo rero uyu aba ari wo mwanya mwiza wo gutegera amatwi ijambo ry'Imana, cyane ko idakunda no kuvugira mu rusaku. Gusoma ijambo ry'Imana uri ahantu hatuje bituma umuntu asobanukirwa neza ijambo ndetse akanagira ihishurirwa ry'ibyifuzo by'umutima we. Muri uku gusoma ijambo ry'Imana, Imana itanga ibisubizo by'ibibazo wibaza ndetse ikanaguhishurira ibintu bitandukanye ugomba gusengera muri ayo masaha. Urugero, ishobora kuguhishurira ibyago bishobora kwibasira umuryango wawe, igihugu cyawe cyangwa se umuhamagaro wawe. Ishobora no kukwereka intwaro zitandukanye Satani yifashisha kugira ngo ashyire ubuzima bw'abantu mu kaga. Rero nyuma yo guhishurirwa ibi byose, nta kindi uba ugomba gukora uretse gusenga. Ibi ni byo bintu bitatu by'ingenzi ugomba gukora igihe wicuye hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo. Ndakwizeza ko ibi bintu uko ari bitatu nubikora, gusenga, gusoma ijambo ry'Imana ndetse no kwiyibutsa inzozi warose, uzarushaho gukura mu buryo bw'umwuka. Uzatangira kubona byinshi bibera mu isi y'umwuka utari warigeze ubona, kandi uzasurwa n'Imana kenshi iguha umuyoboro nyawo ugomba gukurikiza kugira ngo ubashe gukora icyo yaguhamagariye hano ku isi. Murakoze. Iyi ni Hope Restoration. Mukomeze mukore share, subscribe na like.